dore impamvu yo gukora ibyo bintu kuri TikTok yawe kugira ngo utanu postinga video ize kugira views nyinshi. Urajya kuri TikTok yawe, ubundi TikTok ngiyi uyijyaho gutya, ubundi ujye kuri twa turongo dutatu gutya, ukandeho ujya ahantu handitse settings and privacy, ukandeho noneho ujya ahantu handitse privacy, ukandeho making sure ko account yawe itari private, kano kantu turning off, making sure ko account atari private. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, ubundi urebe ko iyi wakiriyarinze amakashi n'ubundi urasubira hahandi turongo tutatu muri setting and privacy, ubundi urebe ahantu handitse free up space, ukandeho noneho urebe hano handitse clear cache, hano handitse cache, ubundi ukanda hano kuri clear, ukande clear gutya. Hanyuma icyanyuma iyo ugiye gupostinga video yawe wakanze kuri kano kabuto ko guteranya, ukandeho ubundi no selectinga ifoto yawe cyangwa se video yawe ugiye ku uploadinga iyo ari yo yose, making sure ko video iri muri high quality, video yawe ari high quality. Tuvuga urugero nimba ugiye ku uploadinga iyi video, then ukanze next, urebe ahanditse, nugera hano urebe handitse more options, ubundi urebe handitse allow high quality video uploads, uyishyiraho gutya kugira ngo video rero ibi bintu byose bize gukunda. Ibi kugomba kuba wafashe video isa neza, ifite quality iri hejuru. Noneho rero iyi video nuza kuyikora nawe ukayipostinga kuri TikTok yawe, uza ko ntaginga kugira ngo nze turebe ko ibi bintu byose wabikurikije, ndetse nkubwira muri comment nimba wabikoze neza. Niba udafite kano kantu kuri TikTok yawe, umenye ko iyo TikTok yawe atari original. Aka kantu buri muntu wese ugafite aba afite original international TikTok account. So wowe nusanga utagafite, umenye ko udafite original international TikTok account. Kandi ibyo bivuze ko udashobora kuba wahemberwa video zawe kuri TikTok, kuko TikTok yemba umuntu ufite original international TikTok account gusa. Ushobora kuba uri kwibaza ngo kano kantu kamaze iki, aka kantu bakita reward. Iyo ushaka kureba amafaranga video zawe zinjije, ugakandaho urabona ko uhita ubona balance yawe. Niba wakabuze kandi ukaba ushaka guhembwa kuri TikTok cyangwa wagize ikindi kibazo kujyanye na TikTok, nyandikira muri comment ndagufasha. Nyandikira ngo mfasha, ndaza kugufasha, cyangwa nyandikira ikibazo wagize, ndaza kugufasha nkuko nafashije abandi. Ariko ubuzi neza ko amfollowinze kandi warayikinze iyi video, kuko mfasha umuntu amfollowinze gusa.